Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mukoje kurikira Wakanda official. Reka mbasuze cyane nanone kandi duhereze ikaze abakunzi bacu abari muri diaspora, bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Itsinda rero Vestine na Dorcas baraye bataramiye nyine hariya Vancover, no kuvuga nyine muri Canada. Gutyo twege turi kuvuga nyine turi kuvuga nabo ni igihe gito gishize bavuye mu gitaramo rwose. Ni igihe gito bavuye mu gitaramo turi ko nyine bo bagikoze nyine ku masaha nyine ya nimugoroba hari nyine Vancover muri Canada. Ni igitaramo cyaranzwemo rero n'udushya twinshi tugiye dutandukanye, aho abantu benshi banezerewe cyane, benshi baruzuzwa uretse no kuzuzwa, ariko wabonaga ko urubyiruko rwinshi rwishimiye rwose iri tsinda, uretse n'urubyiruko n'abana bato babyinnye cyane ku buryo budasanzwe cyane. Ni ibintu byinshi rero bigiye bitandukanye byaranze nyine iki gitaramo, dore ko harimo n'urugendo rwabo nyine rwo kugira nyine ahangaha nyine muri iki gitaramo. Ngira ngo tubanze tubabwire, ariko by'umwihariko turaza no kwibanda nyine mu byaranze igitaramo nyine ubwo cyarimo kiba. N'itsinda rero Vestine na Dorcas murabazi n'abaramenyi bakunzwe nyine hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo nyine. Bafashe rero icyemezo cyo kujya gutaramira abakunzi babo babarizwa ari nyine muri Canada, no kuvuga Vancover. Niho bahereye rero muri church zitwa Sunrise, niyo bahereyemo rero, aho wabonaga ko abantu babyitabiriye rwose ari abantu benshi. Ni ingeri zose wabonaga ko uretse kuba nyine ari urubyiruko n'abantu bakuru bari barimo, dore ko nyine bari begeranye n'Imana ku rwego rudasanzwe. Wabonaga ko bujujwe cyane Mwuka Wera nyine yari yabasendiremo rwose, babifashwemo nyine n'itsinda Vestine and Dorcas. Bijya gutangira rero batangiye rero bakora checking, nkuko rero kuba udukurikira ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, by'umwihariko Facebook ndetse nyine na za Instagram na TikTok, bari kwagiye tuyasangiza nyine bari gukora checking, sound checking. Bari barimo bakora checking rero, twagiye tubigaruka ku mbuga zacu. Bari barimo nyine bakora checking, bagize ibihe bidasanzwe byo gukora checking, dore ko abakuva bashyika nyine hariya Vancover baruhutse nyine igihe gito, bahita kubatangira gukora nyine checking, basubiramo rero indirimbo bazaba baririmba nyine, banakorana nyine na korali yawo nyine kugira ngo bagirane relationship nyine idasanzwe, kugira ngo bazabashe gutanga ibintu bidasanzwe mu gitaramo. Bamaze rero gukora checking, nibwo mwabonye rero ikiganiro bakoranye na Irene. Ndibaza abenshi mwarakibonye, ntago twakigarutseho bitewe n'uburyo nyine abenshi bari bakibonye, gusa bagiye bagaruka rero ku bintu bigiye bitandukanye byagiye bibatungura cyangwa se bidasanzwe bagiye babona hariya nyine Vancover. Dore ko bateye story ku rwego rwo hejuru. Ni story rwose zidasanzwe, ariko ngiye izo story ntago arizo anjemo kugira ngo tuganireho, ahubwo rero ako kanya nyine bikirangira gukora ikiganiro bahise ko bajya gufata rero urugendo. Bava aho ngaho bari rero bari ku muvandimwe Roberto niwe bakiriye. Bakiva aho ngaho rero bahise ko bakora urugendo rwerekeza nyine kuri Sunrise, kuri church nyine aho bakorera igitaramo. Ndagira ngo muri kubona urugendo rudasanzwe bakoze. Ni urugendo rero bafashe imodoka, bagiye baca rwose mu mihanda ya kizungu, ni ya mihanda ibimeze nk'indake, ya mihanda yo munsi cyane. Ni imihanda rero idakunzwe cyane kugaragara hano muri Afurika, ariko nyine ari mu bugani bw'Uburayi nyine ikunze kuharangwa cyane. Urabona ko ari imihanda rwose baciyemo nyine bari mu modoka bagenda nyine baterana za story zabo, muri kubyumva nyine. Murabizi aho itsinda Vestine na Dorcas bahuriye rero abari story ziharangwa cyane nyine, story zigiye zitandukanye. Bakomeje rero urugendo nyine berekeza ahangaha. Murabibona rero bakigera stage nibwo nyine ibintu byahise ko bihindura isura. Ubona ko abantu bahise ko nyine bahaguruka muri Reba Yose. Murabona ko abantu uretse nyine umunezero gusa bari bafite na morali idasanzwe. Bari bafite imbaraga zidasanzwe, baberetse rwose urukundo rudasanzwe, bitandukanye n'abandi bahanzi usanga bagiye hariya ku mugabane w'Uburayi. Ugasanga benshi bifashe bitewe rero n'uburyo batabakora ku mutima. Rero nk'iri tsinda Vestine and Dorcas murabona ko babakoze ku mutima bidasanzwe. Murabona ko bose bahagurutse barangije barabyina. Uretse rero ibyo ngibyo byaranze itsinda Vestine na Dorcas mu gushimisha abantu rero bidasanzwe.
urukundo rwarabarenze bamwe mu bafana muramubona rwose uyu mukobwa byaramurenze aravuga ati ngomba kujya kuri stage ngasuhuza Vestine na Dorcas nkabafata nkabasuhuzaho rwose murabona ko nabo bahise ko bamukura nyine bamuha imbaraga ariko barazamuka baze bishimana nyine kuri stage. Ibi byose rero ntibyagiye biranga iki gitaramo dore ko bahise ko babyina cyane barishima baravuga ati kuba twaje rwose ntago twahombye. Dore ko benshi bifuza nyine kubakura mu biganza nawe wasanga wifuza gukora mu biganza by'umwe muri bo nyine uretse Vestine and Dorcas. Bano ngaba rero babashije kugera ku nzozi zabo babasha gukora mu biganza byabo ndetse bahagararana no kuri stage. Ibintu byabashimishije cyane ubona ko amarangamutima yabarenze ubundi barangije bakajya banyuzamo bagasimbuka kubera ibyishimo. Ni byinshi rero byaranze iki gitaramo dore ko batibanze rero ku ndirimbo zimwe zabo gusa ahubwo baranatambukaga bagatera no kudukorasi tumwe na tumwe nyine aba bakunzi baba hano nyine muri Vancover bagenda bisangamo ubona ko rwose babashimishije ku rwego rudasanzwe. Si ukuvuga ngo baririmbye indirimbo zabo gusa ahubwo bananyujijemo bakajya baririmba ku tundi dukorasi tundi dukorasi by the way udukorasi buriya hari uburyo twongera vibe ikirori kigakomeza kurushaho kuryoha. Dore ko nyine iri tsinda Vestine na Dorcas uretse kuba zitararirimba indirimbo zabo gusa nyine bakifashisha n'ayo makorasi bari guteganya gushyira hanze n'indirimbo yabo nshyashya izaba ari nziza cyane bita Usisite. Azaba ari indirimbo nziza cyane nk'uko mwakunze izindi rero nayo ndabizi muzayikunda dore ko nayo izaba ari mu rurimi rw'igiswahili nayo rero izaba ari indirimbo nziza cyane ndabizi benshi bazayikunda rero. Gusa mbere y'uko dusoza ndagira ngo mbabwire yuko ku bantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo turahari ku bwabo kugira ngo tubafashe. Nimero waduhamagaraho ni 07909514 nimero wahamagaraho ubundi tukagufasha kwamamaza ibikorwa byawe bikava ku kigero kimwe bikagera ku bindi. Dufite imbuga dukoresha zigiye zitandukanye by'umwihariko twakwamamariza mu buryo bw'amashusho kandi dukora na voice over ibikorwa byawe bikabasha kugera hejuru. Ni ibintu rero byinshi byagiye biranga iki gitaramo baraza kwimuka rero hano Vancover navuga ko iki gitaramo cya mbere akibereye hano nyine baraza gukomeza mu yindi mijyi nyine ariko nagira nkubwire ko tuhari ku bwanyu turagenda tubagezaho byinshi cyane nyine byagiye biranga iki gitaramo kandi turakomeza kubibagezaho nk'uko nyine tutasibye kubibemerera. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukanda like ugakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine bijye bikugeraho 5/5. Jye mwabanye nita DJ Wakanda Famous. Nabashimiye.